mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV yanyu rukumbi bagezaho amakuru ya mining zitandukanye n'ubundi buryo butandukanye wakorera amafaranga online. Muri make tugiye kuvuga ni online business. Kuri iyi channel murabizi ko tumaze iminsi tubabwira ku bintu bigendanye na mining, aho tumininga coin nshyashya yazajya ku isoko tukayicuruza tukabonamo amafaranga. Ibyo bifata igihe kinini, ariko uyu munsi ngiye kubereka ku cyo twita Binance. Wabyumvishe neza? Uyu munsi ngiye kuvuga kuri Binance. Ushobora kuba warayumvishe, ushobora kuba uyifite muri telefone yawe, utazi akamaro kayo, utazi uko ikora, ukayibona nka application zisanzwe, ariko nkubwije ukuri iyo ni zahabu yigendera. Ishobora kugukiza witwaye neza, kimwe nuko ishobora kugukenesha witwaye nabi, ariko probability nuko ishobora kugukiza, itanagukiza ukabona amafaranga agutunga biturutse muri application ya Binance. Kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. Nk'uko nabibabwiye hejuru, tugiye kuganira kuri application yitwa Binance. Binance ni rimwe mu masoko acuruza cryptocurrency. Muri make ni isoko tuvunjishirizamo amacoin mu madolari, n'amadolari tukayagura amacoin. Guys, niba utarakora subscribe, turakwinginze tubabarire urebe kuri iyo buto iri hasi itukura, ukoreho. Numara gukoraho urabona akazogera, uhita ugakoraho kugira ngo video yose dushyizeho ujye uyibona mu ba mbere. Kandi ntiwibagirwe gukora like, share, binabaye byiza washyiraho na comment, urabukoze cyane. Guys, uyu munsi tugiye kureba uburyo bugera mu 8 dushobora kubonamo amafaranga twifashishije iyi application ya Binance. Guys, ubu buryo bwose uko ari 8 ni uburyo bushobora kutwereka uburyo twakorera amafaranga kuri Binance. Ubu buryo 8 burimo ibice bibiri. Ubwa mbere ubona amafaranga ari uko washoye, ubwa kabiri ubona amafaranga utashoye. Ndaza kubaha n'ubundi buryo nka bubiri bwa bonus buza kwiyongera kuri ubu buryo 8 turaba twavuzeho. Guys, uburyo bwa 7 n'uburyo bwa 8 ni uburyo bushobora kuguhindurira ubuzima totally, ukabona amafaranga menshi. Gusa icyitonderwa biterwa n'uburyo wabyitwayemo. Ndaje dukomeze mu kanya gatoya, buri buryo kamwe kuri kamwe tugasesengura tuvaho dukomeza. Uburyo bwa mbere tubonamo amafaranga muri Binance. Uburyo bwa mbere nibwo twita referrals. Kuba bamenyereye ibintu by'ama cryptocurrency cyangwa ama mining, barabizi referrals nyivuga bahita bamenya ibyo ari byo. Referrals ni uburyo utumiramo umuntu akajoininga anyuze kuri link yawe, akaba yabona ibihembo. Ibyo bihembo bamuha aba ari amacoin runaka bitewe n'iyo bashaka kugwa, ariko cyane cyane batanga ama USDT cyangwa amadolari. Ubu nibwo buryo bwa mbere ushobora gukorera amafaranga muri Binance application. Rero bivuze ko uko utumiye abantu benshi ariko amafaranga yawe yiyongera. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bita Reward Hub. Ubu buryo bukora ryari? Bukora iyo umajije kwinjira muri Binance, bagutumiye, umuntu winjijemo yinjiye. Iyo amajije kwinjira, niba akoze deposit cyangwa kuri Binance ashyizeho amafaranga runaka, hari percentage bari buguhe kuri ayo mafaranga. Niba akoze trading runaka, hari percentage bari buguhe kuri iyo trading. Ikintu cyose umuntu watumiye akoze ubonaho percentage. Nibyo bita Reward Hub.
nibwo buryo bwa kabiri ubonamo amafaranga muri Binance. Uburyo bwa mbere twabuvuze ni referrals, gutumira abantu. Uburyo bwa kabiri tuvuze kuri Reward Hub, uburyo ubona bonus ziturutse ku bantu watumiye, ukanabona bonus ziturutse kuko winjiye. Ubwo ni uburyo bubiri. Ubundi buryo bwa gatatu nubwo bita Learn and Earn. Ubu buryo bukora bute? Ubu buryo ni uburyo ugenda ukinjira muri Binance, ugaca hariya haba hari menu, rwose urahabona ahantu haba handitse Learn and Earn, iga winjize. So iyo ukanzeho winjiramo, hari coin biterwa na coin baba baguhaye cyangwa na coin bayateguye uwo munsi yo kugira ngo itange coin ku bantu cyangwa itange amafaranga ku bantu. Ahangaha ushobora kwaningamo guhera ku $1 kugera ku $5. So iyo baguhaye iyo coin runaka, barabanza bakaguha note ingana n'agapaje kamwe, ukabanza ukaziga. Wamara kubyiga, izo note baguhaye zerekeye iyo coin runaka, bakahita banaguhaho ibibazo aribyo bita quiz. Iyo bipasinze fresh wujuje, bahita baguha ibihembo byawe. Urugero, tuvuge wenda coin izwi cyane ni Bitcoin. Niba ari Bitcoin bagiye kuduha ibihembo byayo, barashyiraho note za Bitcoin. Bitcoin yaje ryari, yabonetse ute, Bitcoin kugira ngo uyohereze umuntu yakire bigenda ute, utuntu nk'utwo. Nibarangiza numara kubyiga, bakubazeho ibizami cyangwa bakubazeho quiz. Nuzisubiza neza, baraguha ibihembo byawe. Ubu ni uburyo bwa gatatu ushobora kwaningamo amafaranga muri Binance. So twagiye ku buryo bwa kane, nibyo bita Red Packet. Iyi Red Packet uburyo ikora ni gute? Red Packet, umuntu agusharinga link ya Red Packet na kode, wowe ukinjiraho ugaclaiminga ya Red Packet yagize ute, yakoherereje. Ubwo arinjiza, nawe winjiza. Iyo ni Red Packet. Urugero, shobora kuba nakoze Red Packet, nkahita nkoherereza link yanjye, ukayinjiriraho. Iyo uyinjiriyeho, hari amacoin runaka baguha. Ayo macoin iyo yabonye, nawe ushobora kuhita ufata ya link yawe ukayoherereza undi nawe yayinyuraho, abona za coin nawe wabonye. Gutyo mugenda muyihererekanya. Iba rimwe mu kwezi Red Packet. So ubwo ni ubundi buryo bwa kane ushobora kugeningamo amafaranga muri Binance. Uburyo bwa gatanu nubwo bita Word of the Day cyangwa ijambo ry'umunsi. Ni uburyo baguha inyuguti zigiye zitandukanye, wowe ukagenda uzihuza, ugahitamo ijambo ry'umunsi. Ushobora kubyumva gutyo ukumva biragoye. Hari ijambo ry'umunsi baba bateguye, iyo urihisemo akaba ari ryo rimacingana na rya rindi bateguye, ni nka tombora, ukarigwaho, bahita baguha amapoint ariyo avamo amafaranga cyangwa ama USDT cyangwa andi macoin bitewe n'uburyo ushaka kuyavunjamo. Urugero, bamaye wenda ba nyiri Binance ijambo bagise Satoshi, abarifora bose barabona bonus. Nawe ukagenda uhuza amagambo, iyo uriguyeho Satoshi ugasanga rihuye na rya rindi ba nyiri umushinga bahisemo ko muza gufora, bahita ugeninga amafaranga. Gusa biroroshye, utumva mvuga gutyo ukagira ngo birakomeye kuri fora. Hoya, hari abandi baba bayakoze. Ushobora kujya kuri YouTube ugasacinga Binance Word of the Day, ugashyiramo n'itariki turiho,
uribonaho cyane ukaza ukarishyiramo tu bihita birangira. Ubwo ni ubundi buryo bwa gatanu ugeningamo amafaranga muri Binance. Tugeze ku buryo bwa gatandatu nubwo bita Simple Earn. Simple Earn ni uburyo bwa gatandatu ushobora kugeningamo amafaranga muri Binance. Iyi ikorwa ute? Nk'uko nababwiye muri ibi bice harimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni igice gikubiyemo uburyo ubonamo amafaranga nta gishoro washoye. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bukubiyemo uburyo ubonamo amafaranga washoye. Nibwo twinjiyemo. Ubwa mbere muri bwo ni Simple Earn. Simple Earn ikora ute? Ushobora kudepositinga amadolari yawe kuri Binance. Tuvuge ni nk'amadolari 40 cyangwa 30 cyangwa 20 bitewe n'ubushobozi. Icyo uhita ukora uhita winjira muri Simple Earn iyo ariyo ushaka gukoresha. Haba harimo icyo twita staking. Staking igira igihe runaka. Hari staking y'ukwezi, hari staking y'amezi 2, staking y'amezi 3, amezi 4, umwaka, biterwa na staking ushaka. Kandi staking uko ibi igihe kirekire ni kubona inyungu nyinshi. Bivuze gutyo se wabyumva. Aha ni ukwitondera kugira ngo mwumve neza. Urugero ni nko kuri banki, hari ukuntu ugenda ukabitsaho amafaranga umwaka washira bakakungukira. Ni nk'uko Simple Earn ikora, ni nako staking ikora. It's the same. So ariko iyo banki ugashyiraho amafaranga ari bloke ukazabikuraho mu gihe runaka, nuhita uyavanaho. Ubwo ba nyiri Binance bo bayakoresha ibindi, bakayakoresha bakayazunguza. Ujya kuyafata barayungutse, amafaranga yawe yarungutse, bakaguha percentage kuyo bungutse, bakagusubiza na yandi yawe. Gira ngo aho ngaho nimvuga nka banki urabyumva. Urugero ugiye kuri banki ufunguje konti bloke, ushyizeho amafaranga igihe runaka, bazayagusubiza hariho n'inyungu. Nuko staking ikora cyangwa Simple Earn. So rero nk'uko nabivuze, uko ukoze staking y'igihe kirekire ni kubona amafaranga menshi. Niba ushaka gukora staking y'igihe gitoya, shyiraho amafaranga menshi. Niba udafite ayo mafaranga menshi, kora staking y'amafaranga make ariko mu gihe kirekire, nibwo izakubyarira inyungu. Iyo niyo Simple Earn. Ndumva ngasobanuye neza. Iyo niyo twita Simple Earn. Niba ushaka kugeninga amafaranga menshi muri Simple Earn, icya mbere uzakora staking. Niba ufite ubushobozi buke, staking amafaranga make, uya staking mu gihe kirekire, uzabonamo inyungu. Niba ufite ubushobozi, staking amafaranga menshi mu gihe gito, uzabonamo inyungu. Kimwe nuko byaba akarusho ustakinze amafaranga menshi mu gihe kirekire, uzabonamo inyungu nyinshi. So reka dufate akaruhuko, dusome ku mazi, ndaza tujya mu gice cya nyuma tuvuga ku bundi buryo bubiri busigaye bw'igikurankota bukoreshwa cyane ku isi, ushobora kugeningamo amafaranga muri Binance, bukakugira umuherwe, bukakugira umukire. So gumaho muveho, ndaje dukomeza.